hashize nk'ukwezi nemba tarabiri ngo bari abanyagiso bose ngo ne baye bicara ngo bakiramani bose baye bicara wasuye iyo filime yereba ukuntu ihagaze ndabizi se harya cano yitwa ariko yambwiye ko yakinnye muri mbari season enye mbare 5 season ya episode ariko ngo izagira season nk'esheshatu ndabizakunda niba nta none tugaruke ku mukire w'umumiliyoneri ngo hagaragaramo ba Cedric hari agaragaramo ni ibyamamare gusa ariko byavuba se nyine ni ibyavuba nese ibyamamare nibivuka buri munsi nyine hari habo twita abanyabigwi reka nkubwire buriya ngiye hari amacano nubaha pe nkaba Rock we Sharoke ndakwemera nubwo wabuvuga uburozi uretse rukuramwemera n'umuntu utamwemera ariko nanone ikintu gihari sibyo bura man nubona umujama yirinze nka Irene Jado Office TV show. Reka rero mbabwire mukomeze kugenda mugira ibihe byiza cyane abadukurikiranye kuri Jado Office TV show mumeze mute ngira ngo rero twagarutse tumeze neza cyane turi kumwe n'umuntu mumaje kumenyera mwabonye mwumvishije reka rero atubwira amakuru ye uko maze iminsi yiyumva tu ko maze iminsi niyumva maze iminsi niyumva neza ariko uretse ko nayo maze iminsi ndwaye da arwaye iki umushwiza ari ibigiripe bimeze ukuntu uzi ibihe turi kwinjiramo se ibihe bimeze bite ibihe by'imvura ibihe by'imvura turi kwinjiramo biri gutuma turwara kwimvura si imvura ariko ntabwo ari igihe cyayo ubu ni impeshyi nyine ubwo satani ari kubizamo ese ibintu byose ugira ngo biba kuko Imana ibishaka satani nawe yabasha kugusha imvura satani nawe yabasha kugusha imvura ntawamenya satani se wundi wabwirwa n'iki ibye gahunda ze mumaze iminsi muhura noneho satani ntabwo zari umunsi mudahura ubu ntahari ayata satani ntabwo ahari ahubwo ndabizi kuko umutinya ushatse kumuvugaho byaba nabi satani se nabundi kuba hari bwa ariko abantu bamutekereza nk'umunyantege abenshi bamutekereza nk'umunyantege ariko wasanga buriya ahubwo afite imbaraga n'ubundi arazifite Okay, reka rero tugaruke muri iwacu showbiz bimeze bite ubu hari kuvugwa iki muri showbiz amakuru ahundi ahora ahinduka ubu sugiye mu duke muri iyi minsi ari uduproje ndimo ndatunganya tumeze gute udufilime ari maze iminsi ndi muri shoot yazo ntaboneka izihe filime filime ya mbere umukire w'umumiliyoneri filime ya kabiri ni yitwa urugendo rwanjye yo ntabwo irasohokera cyane mu nzu iracyabitse ariko igiye gusohoka vuba hari n'akandi gafilime nakumbuza abanyarwanda keza kari mu cyongereza ariko nyine gafite inyigisho kabisa kakozwe mu cyongereza cyakoze bishobora kuzasaba nk'umusobanuzi akayisobanurira abantu kugira ngo abantu bose bisangemo. Noneho tugarutse muri industry y'uyu munsi muri filime nyarwanda nk'umuntu nyine urimo kweditinga uri kugira gute ese wowe ubyeditinga ubikunda cyangwa nakazi ntabwo wabikora mane ntabikunda nta nubwo mba naragiye kubyiga mwese ko mperuka wikundira umuziki ibintu byo umuziki ariko kuba n'ubundi byose rega ni muri domaine imwe nidukoresha imashini tugakoresha na kamera nyine birumvikana hari ikindi kintu kizamo ariko mane filime zibowa gute se hari filime nyine ziba zibowa njye rero ntabwo zimboyera kuko naje nje ntabwo nazanywe n'ikintu kimwe no mu makinamico ahubwo bagiye kujya bumva izo nakoze ubu ni ukuvuga ngo ari mu majwi ari mu mashusho mane rega dukoresha ibintu bimwe ubundi ni ijwi ni kamera ni imashini ese byose si bimwe ibintu dukoresha ni bimwe nta mpamvu yo kuvuga ngo filime zirabowa kuba filime aya wazigiyemo mane kubera ibiceri bundi umuziki ni utabowa kubera ibiceri guteze kandi harimo n'izanjye muri izo nkubwiye
eh Eh, ese ubwo si izo filime mana yanjye hari filime rero nabonye y'umutipe oya bita ahubwo oya bita sinzi impamvu utari Pazo kubyumva. si umuzi se Eh, Pazo iriya filime rwose harya ngo yitwa ngo eh, ngo birahinduka ntago mbizi kabisa. urayigaramye mana Njye ntago mbizi ibyo. umutipe yarambwiye ati njye mfite proje ya filime Eh, ati iyi filime izampindura umukire nkavuga ni umunyari isambu to agiye gushora muri filime no ese yaje guhagarara ite ariko urashaka njye kuzamura ntago mbizi ibyo bya Pazus, ntago mbizi. Eh? Naba nkubeshye kabisa. Gusa nyine biterwa n'ukuntu Mm. wateguye ibintu. oya we Wasanga yarambwiye ngo agiye kuza filime ese zose yabikubwiye hashize igihe arambwiye kingana ati buriya hashize nk'ukwezi nimba atari abiri ngo bariya abanyagiso bose ngo babe bicara gute? None se ngo bakiramani bose babe bicara wasuye iyo filime yereba ukuntu ihagaze. ndabizi se harya cano yitwa gutya ariko yambwiye ko yakinnye muri mba ari season enye mba ari eshanu Season ya episode. episode ariko ngo izagira season nk'esheshatu Aba ntawe nzi kabisa. ngo season gafite eshanu rero yarambwiye ngako se buriya ngo ko nyagiso ngo ariyo agatebe ngo biragenda bite ngo buriya se ngo kiramani ngo arimo arigira ibiki Ariko buriya nta nibyo byanyu muba muvuga ngo abakire ngo b'abamiliyoneri yambwiye ati ibintu by'abakire b'abamiliyoneri babe bicaye ati naje mpaye yaterwa wasanga nyine ubwo yenda yaragiye kwa Senko. ajya Dubai agura kamera barimo ariya miliyoni 10 nayo arayizana None se iyo kamera yayizanye aje kuyikoresha imiziki? ni filime Filime. ni filime Iyo filime rero wayigiriye Dubai we filime uzagende ufate izina ryayo uyisure urebe uko ihagaze wasanga n'abafite rega nta wamenya. oya wape mani none se ko nari kubona abatipe bari kurya agatebe Oya kurya agatebe byo ntazabitekereza. Ni- Kuko buri wese ubundi hari umutipe yigeze kumbwira ni nk'umujama ngo bita barabona nawe w'umusazi barabonana. urakina filime yatangiye filime kera ameze nka bawani bawani niwe wambwiye ngo ajye kuri ibi nimba ivuga ngo bawani ngo nyiri umujyi ngo dore ngo akoze alubumu zirenga 3 ngo nta n'imwe iramenyeka yewana yarakinnye araruha n'abo bita ba fina bararuha nimba ibintu bakina nimba babiha agaciro nimba nta gaciro babiha Aya nyine hari umuntu uza agira ngo ubundi ikintu cyo nzi ni uko buri muntu wese afitemo navuga ko ari nk'umugabane. Buri muntu wese afite umugabane afite uburenganzira bwo kuza agakora ibyo ashaka ariko ntabwo afite nyine abantu bundi bakururwa n'ikintu we wateguye. Na content ariko filime kubera uburyo abantu bayirebye ari benshi ndayiga kuri cano nkayibona azamubwira guheringa mbese link ukanze wayibona cyaba barabisibye ashobora kuba yarabisibye buriya ntawamenya azakomeze yenda bizakunda niba nta noneho tugaruke ku mukire w'umumiliyoneri ngo hagaragaramo ba Cedric hari agaragaramo ni ibyamamare gusa ariko byavuba se nyine ni ibyavuba ndetse ibyamamare ntibivuka buri munsi nyine hari abo twita abanyabigwi abarijenti nabo banyabigwi barimo ntazi umunyabigwi urimo ni umunyabigwi urimo ku bantu rero bayireba nyine umva hari upcoming abakizamuka hakabaho bita kwamamara ubundi umva ikintu sibyo hakaba noneho n'abarijenti abantu bamamaye birenga kwamamara barangije uri kumva bakora ikintu bita ibigwi uri kumva ku buryo niyo mani yapfa hari umuntu wamamara agahita azima ubuse ngo nk'urugero nk'ayo barahari reka nkwereke rero sibyo ukumva nk'akaririmbo kamwe k'umuntu pya ahiseho tuhise tumubura uwo ntabwo ari umurijenti ariko nanone ikintu kimwe uzazirikana ubundi muri entertainment hari abajama baza bafite imitima itandukanye hari umuntu uza agamije kugira ngo afate ikintu agikore narangiza agipromotinge bitewe n'abantu bakigaragayemo urugero
ugiye gukora filime ugakinishamo abasitari gusa uko byagenda kose iyo filime iramamara bitewe n'abo basitari, ariko nanone hari umuntu uza akavuga ngo noneho ntabwo nshaka gukinishamo abasitari, ngewe nshaka kurema abanjye. ese nk'abo bajama hari ahandi hantu wari ubazi ariko warabamenye njyewe ariko buriya mujye mwubaha filime mani, filime irebwa n'abantu miliyoni 3. miliyoni 3 ni nyine reba nawe filime irebwa n'abantu miliyoni 3. oya ngiye ndeba sabu burya ntabwo ngiye ndeba burya views. ureba iki? ndeba sabu. ureba sabu? none se ibyo ndabyumva ntabwo kuzubwe ubundi sabu nicyo kigero cy'abantu bemeye ikintu. buriya kugira ngo umuntu akande kuri kariya kazogera kuri Jado Office TV Show tukaba twujuje 20,000 bya subscribe, ni ukuvuga ngo abo nibo mbara. naho nk'ubu ngubu dukeneye gukora ikiganiro gitwika twagikora tukabekera n'umuntu. abantu bose rega ntabwo bafite umutima umwe. hari umuntu uza akabireba agahita, oya ikimenyetso cyemeza ko iyo filime muyemera mukiro mu miliyoneri, aha kugira ngo uyirebe gusa kumukandira ku kazogera. njyewe buriya reka nkubwire, buriya njyewe hari amacano nubaha pe nka Rock we Sharoke ndakwemera nubwo waba uvuga uburozi uretse rukuramwemera n'umuntu utamwemera, ariko nanone ikintu gihari sibyo. buriya man nubona umujama yirinze nka Irene ukabona agize sabu byibura zigeze kuri 500 400, cyangwa ukabona n'umuntu yagize ukaba ufite byibura ngiye nanemeza yuko na views 100 nge ndazemera, kuko abantu bose bagukurikira kuba utabicaza muri saro yawe bikumva ngo bakwirwemo. ibyo ndabyumva byo bana uburenze. reka rero nkubwire, hari ikintu nanjye kukubwira cyane nka filime utavuga ubusa. hari abantu bemera nyine tuvuge wenda urugero, njye hari abantu nemera. urugero ushobora gukora filime wowe ugakinishamo abantu nemera ariko wowe ntakwemera. icyo gihe ngewe nzi ko cana ari iyawe, nshobora kudakora subscribe ariko nkajya mbireba kugira ngo nkurikiremo ba bantu nemera. kandi ikindi ntabwo umbwira ngo cana igize muri nuza 200 se n'ibirenze birimo iraza ukurikije ko ari abavuba atari aba agent bikaze, ari abavuba reka tubyemere, reka baramamaye ariko ntago hari ubuzima bw'amana nka Kiramani yari maragura neza. Kiramani ko yatangiye akajya kina filime akina uriya ni nk'imfura y'iwacu Kenisi nawe ndamwemera. aragiye yita imfura y'iwacu biranga, aravyuka yita Papa Vanette umusa ari ibintu mvanzimana, hari ibintu ukora uriya nk'abansabi bakiniye za Gatebe, hari bimwe biranga agakomeza agahatiriza wagira amahirwe ukabona uguye ku kantu. kudacika intege ko nibyo bya mbere. oya gukora kenshi nibyo sawa, nawe komeza nyine ukore uri kumva. mane ba Element nabona abejo bundi hari nabo nakubwira rero utazi sibyo. nk'ubu ngubu nkubwiye nk'umuntu bita Pastor P ushobora kumva utamuzi. baraba n'abanyabigwi ibintu bakoze urumvishije ibigwi nta nubwo ari ukwamamara. nyine aribyo nkubwiye. nongera nkakubwira ni reba nk'umuntu bita JP ushobora kuba utanamuzi, wakoze nzakubona ryari za King James. yabariya ntawe utabazi kereka umuntu utazi nyine umuziki wa kera. ariko nanone rero tugiye muri filime usanga ba Samusuri ba Kanyombya abo barazimye. ariko nyine bazimye barakoze. ubusa hari umuntu utazi Samusuri? uze Samusuri aciye hano abantu bose bavuga ngo dore Samusuri. agari bose n'abanzovu agari oya nzovu we ntawe utamuzi hano ku isi. none nabonye yagiye muri Amerika. reka oya kana n'akantu bamukoreye ariko ibintu bakoze ni prank ngo ari kuvuga yagiye no kubomora. ariko mana ya nzovu nabo bita ngo babitaga ba Mukarujanga nabo sinyibabona. ubwo rero ariko filime nyarwanda iri kugenda nayo itera imbere. ibintu byose ubundi biri gutera imbere, ari mu muziki ari ibintu byose no na entertainment yose yo mu Rwanda irimo iraguka. hanyuma rero ubu ufite izihe ngamba tugana ku musozo w'ikiganiro? ngamba zihari zo ni nyinshi. icyo wabwira abantu? icyo nabwira abantu
mukomeze gukomeza gutereta Beyonce byo warabiretse ukomeje urugero Beyonce ntabwo ukimwemera twikomereze abantu ari mu ntege nke Beyonce ari mu ntege nke ibyo bintu wabyihoreye Beyonce niwe umushaka muhamagare aza kurebe umubaze ibyo ushaka ariko ngewe wibimbaza kuko ntabwo mbizi. Okay, ngaho rero ubwira abantu noneho ikintu nabwira abantu nyine bakomeze bashyigikire abantu bose bafite uduporoje dore nk'uwo Pazo ningo ni Pazo arya afite agafilime ntazi izina ryako nyine abanyarwanda bajye bamuzamura bakomeze bazamurane. Ikindi nabwira abantu nuko ahubwo ni ukubashimira ni ukubashimira nyine kutwereka ko baba badushyigikiye ntabwo ari bose buriya mu bantu 500 ufitemo nk'abantu 10 bakwemera gusa kugira ngo abantu bose baba bakwemereye nyine ni ukubashimira kubumva icyo ukora bakanacyubaha bakanagishyigikira. Aba bantu respect kuri bo kabisa. Ibindi byo ni ibisanzwe mukore subscribe mukore share mushyiremo comment mugende nyine muvuge ibyo umuntu ashobora guhindura ibyo umuntu ashobora gukreya bishyashya bishobora kubakora ahantu. Ciao katugushimire uranshimira se nakoze iki?